Kristo nyakuri Imana yacikeneye su Kristo kwizina ahubwo nibikorwa bigaragaza neza kuwo muntu yahindutse agakurikira Yesu mu ntambara ikomeye. Ubu Kristo nyakuri Imana yacikeneye su Kristo kwizina ahubwo nibikorwa bigaragaza neza kuwo muntu yahindutse agakurikira Yesu mu ntambara ikomeye. Ubu Kristo isikeneye subwo kwiyerekana ntabwo ari ubw'umuhango ahubwo nibikorwa. Ubu Kristo isikeneye subwo kwiyerekana ntabwo ari ubw'umuhango ahubwo nibikorwa. Ubwoko bw'Imana yacu butegereje ihinduka rigiye kuzabaho, ariko baribeshya keretse batakambiye Imana yacu ihoraho, bafite umwete mwinshi no kwimenya by'ukuri. Ubwoko bw'Imana yacu butegereje ihinduka rigiye kuzabaho, ariko baribeshya keretse batakambiye Imana yacu ihoraho, bafite umwete mwinshi no kwimenya by'ukuri. Ubu Kristo isikeneye subwo kwiyerekana ntabwo ari ubw'umuhango ahubwo nibikorwa. Ubu Kristo isikeneye subwo kwiyerekana ntabwo ari ubw'umuhango ahubwo nibikorwa. Abavuga ko ari abakristo b'ubutumwa buheruka bari gusuzumwa n'ab'ijuru mu bikorwa n'amagambo. Icyo usabwa muvandimwe ni ukuba maso no gukora amasengesho meza, niyo ntwari ikomeye. Abavuga ko ari abakristo b'ubutumwa buheruka bari gusuzumwa n'ab'ijuru mu bikorwa n'amagambo. Icyo usabwa muvandimwe ni ukuba maso no gukora amasengesho meza, niyo ntwari ikomeye. Ubu Kristo isikeneye subwo kwiyerekana
dukeneye si ubwo